abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga. N'intambwe yatewe ikaba intambwe ntoya cyane, cyangwa se igaterwa umunsi umwe, undi munsi bikaba byibagiranye. Ibyo nagira ngo tugende tubishakira umuti, tubigeza ku musozo wabyo. Bigomba kugira ubwo bihagarara, ntabwo byahoraho bityo iteka. Cyangwa se uburyo bwo kubikurikirana no kubaza abantu bisobanura, akaba ari wo urushaho intambwe, bikajya mu bikorwa. Tukamenya ko bitagenze neza byose biba bifite ubishinzwe akabibazwa vuba na bwangu, bidakomye no gutinda.
ibyo ndabibibutsa kandi ndabibasaba tugomba gushaka uburyo ibyo birangira. Hari ibindi byinshi bikorwa nabi bikavanga bikazanamo leta bikazanamo abikorera bikazanamo ugasanga umushinga waratangiye urakorwa uragenda nabi. Hari imishinga myinshi tuzi iriho n'ubu ngubu yose nirwa mbirondora. Ugasanga umushinga wagomba gukorwa mu myaka 2 uri mu wa 3 uri mu mwaka wa 3 uri mu wa 4 ntacyo ubona kivamo, ariko abantu bagakomeza nkaho ntacyo bitwaye. Ibyo rwose bikwiriye guhagarara. Ubwo ni umwanya mbonye wo kubwira abantu mwese muri hano uko mungana, kugira ngo tubishakire uko byarangira vuba. Ndetse ugasanga abakora mu mushinga abaturage bakwiriye kuba bishyurwa, ubundi nta kibazo bafite. Abayobora imishinga ndetse harimo n'abikorera bo barahembwa imishahara, barafite inyungu zabo, ariko ukora wa buri munsi wa wundi umuturage ntacyo ahabwa. Wazabaza bakakubwira ibibazo byari bihari, ariko niba byari bihari wowe kuki wahembwe? Kuki waba warahembwe wowe umuturage wakoraga ntahembwe? Ejo bundi aha mu minsi mikuru gihe cya Noheli n'Ubunani tuvuyemo, hari ahantu hatandukanye abaturage bari bagiye kugumuka kubera ko ababayobora bayoboye iyo mishinga baba aba private sector cyangwa government bo bari mu bwangu bashaka kwigendera ngo bajye mu kuruhuka, ariko umuturage buri munsi yatwariraga umwanya kugira igikorwa akora, we mukamusiga aho ngaho ntacyo mumwishyuye. Icyo kigomba guhagarara byanze bikunze, cyangwa se abantu bagomba kubibazwa bakabyishyura. Niba biri mu mujyi wa Kigali, meya n'abandi bayobozi kwiye kubibazwa. Ibazwa ntabwo ari ukubazwa gusa kubaza usubiza icyo ushaka, kubibaza mvuga urakwiye kubihanirwa. Ubwo ni urugero ntanze, ariko n'ahandi hari hose, no muri za minisiteri aho mufite uruhare mu bikorwa mu baturage, mujye mubikurikirana murebe ko ibintu bigenda mu buryo uko bikwiye. Niba havutse ikibazo, icyo kibazo kirasobanurwa, abantu barasobanura, abantu bakabyumva, icyo nta ngorane ikwiriye kubihari. Kuri ibyo by'uruhande rutureba ku buryo bw'umwihariko nk'u Rwanda, reka mbihagaritsa. U Rwanda n'ibibazo byacu, hari ibibazo byinshi rwose dufitemo uruhare twebwe bitureba. Ntabwo twavuga ngo hari undi wabiduteye, ni twebwe twiteye ibyo bibazo, dukwiye kuba tubishakira umuti, ntitugire abo tureba ahandi
ngo twibwire ko aribo bazadushakira umuti cyangwa aribo babiduteye. Ibyo nibyo nsorezaho mbabwira ku bijyanye n'igihugu cyacu. Ariko igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hirya aho muri iki kinyejana twarangije bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero dushaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bya bundi bwa mbere kuvuga ngo ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Kuri jye ibingibi tuvuga by'amajyambere byaje mu mushyikirano, twavuze proje zitagenda neza, ibiki, okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva ahuva n'ahujya n'icyo uri cyo n'ikikugize icyo uri cyo. So muri ayo mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite ibiteye gutyo bikaze. Twifitiye nk'ibibazo byacu, ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi, imyaka, bijyanye n'abaturanyi bo muri Congo. Ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka, Abanyarwanda n'Abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins, literally. Ariko Abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'Abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite
guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icya mbere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Iyi ntambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda
hari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either best here or best outside, or I meet government ministers of different countries. When you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. Say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But to become 90 years old, if you have children that